coach icyo kintu kirasobanutse neza. So nimba uri umu athlete cyangwa uri umu musicien cyangwa umuntu usanzwe wari wese watwumvaga ukawubona ukavuga ati yes ndimo ndakora ubu ngubu ndimo ndineza amafaranga, ariko kuyakoresha si cyo kintu cyonyine wakora, ahubwo harimo kuyasavinga. Icyo ni cyambere, ukaba ushobora kwizigamira. Hama icya kabiri kuyabyaza umusaruro cyangwa icyo bita investment. Hama icya gatatu hakaba no gutekereza mu gihe hazaba mfite izi imbaraga mfite ubu, mu gihe umwana wanjye azaba akeneye kujya muri universite narashaje, nzakura amafaranga yo kumwishyura, icyo bita retirement plan. Ndimo ndaritaringa noneho nta mbaraga nkifite, ariko ngomba kuba mfite amafaranga byibura abasha gusustaininga urugo rwanjye, agasustaininga n'umuryango wanjye muri icyo gihe bizagigezemo. So coach bayashobora mu biki? So I think ibikanisa abahanzi gusa n'abathletes akuri buri muri surandeba tuvuga ati giye amafaranga ninjiza ni make, kuko iyo umuntu avuga gushora utatangira gutekereza uruganda rw'iki kintu cyangwa se business runaka cyangwa project runaka, ariko wenda ushobora amafaranga ngera cyari make, ntabwo na investinga mu bintu binini bya buri kanya. Just think ibintu bitoye. Like right now, can you imagine? Can you use ibintu byitwa government bonds? A bond ni iki Ken? Ni wabwira abantu turi kumwe batoye bond. So a bond ni igipapuro guverinoma itanga gisimbura amafaranga. So umuntu ashobora kuvuga ati okay, jewe mfite guverinoma nako akenshi beneri ricara ikavuga ati twebwe uko tubona ekonomi y'igihugu turabona dukeneye wenda nk'amafaranga yo kubaka imihanda. It's an example. So noneho bakavuga ati twe tugiye kwishyuringa government bond. Government bond bivuze ngo umuntu wese uzagura iyo bond, ayo mafaranga ye azajya mu kubaka imihanda, ariko ayo mafaranga ubuyagurije guverinoma. En fait icyo gihe ububaye umufatanyabikorwa na government. Yes, ububaye umufatanyabikorwa na government. So icyo gihe icyo guverinoma ikora iravuga ati okay, iyi government bond runaka ivuze zifite amanimero n'amazina, ifite interest rate ya wenda 10%, 11%, 13%. By the way, government bonds ziba ari nziza cyane kuko ziri safe. Ntabwo zihomba mene magana. Zijya zihomba. Ntushobora kubyuka ngo wati ngo ngati government bond ngo nahombye ngo amafaranga bamwe ngo nago bazanyishura. Kereka economy y'icyo gihugu nyine ikolapsinze. Kereka ikolapsinze n'ubundi aho waba yafite hose ntacyo yakumarira. So urumva rero ni ziri very safe. Kandi ikindi hano mu Rwanda dufite umwihariko yuko zo ziri very very lucrative ku zindi bihugu byose uturanye. Dufite government bonds zigeza kuri 13.5. Narumiwe man. Uziko government bonds zo muri Amerika it's right now no government interest rates zazamutse ushobora kwibona kuri 3% max 4%, hano ziga kuri 12%, 13%. Uvuga ngo ufashe miliyoni ukayishira aho kugira ngo uyishire, kandi abantu turavuga uyu munsi miliyoni barazikorera yaba artist yaba athletes, ibero ukayishira muri government bond right now ushobora kwibona uyiguze muri beneri cyangwa se uciye muri banki yawe ahantu hose waba uri wabaza. Ufashe amafaranga ubitse muri konti yawe just yicaye, ukagenda ukabaza mbanga uti ndashaka gushira muri government bond runaka, urumva na amafaranga ubugurije igihugu mu Rundi minuza bakakungukira hagati ya 12 na 15%. Imiliyoni ikubyarira ibihumbi 130, 120 ku mwaka, ariko uzikwicara ukabona amafaranga azaba for free ngo utagiye gukora. So urumva ikiza cya government bonds, amafaranga yose ufite wayashiramo, ntibivuze ngo ufite menshi washiramo. So hano investisha amafaranga yaba ari make, akavuga uti yes miliyoni 2 wandi wavuze ngo amafaranga atakubakira ngo yubake umubiri. Oya, niba atakubakira uyashiteretse hano ngaho ngaho, yashize muri compte bloqué, yashize muri government bond ahantu yabaye ngo kadukeya, ariko 13% 12% nagari nkeya, nagari nkeya kunga 12%. Ubiceje aho ngaho buhoro buhoro agenda gwira, hamuza uzayakurema ari gukora ikintu gikomeye ugashaka kungukira make. Exactly. So urumva n'iki kintu, urumva n'umuntu turaganira bavuga ngo bazi kubika icyakora kuko ngo ubijiza amafaranga yicaranye yicara amafaranga uriya mugabo bari kafaga afite nka 15 kumereza icyana, ariko mubwiza ukuri zicaho ngaho gusa tu ntabwo azi, kandi yirwa tuba turi kumwanga ibintu tubiganira.
ubwo bigize amafaranga aricaye cyangwa ari warakoresha aricaye tu ubu mbega ameze nkaho mama yamurindishije isukari urabizi actually harimo n'abantu actually umuntu aravuze ngo hari umuntu yandikiye ahangaha ngo mu Rwanda bivuze government bonds over government bonds reka mubwize ukuntu hari itangazo ry'ejo bundi Beneri yasohoye yarilizinze government bonds za miliyari 5 itariki 17 nibwo bamemeye kugenda bakazigura so nuvuga ngo banki yawe yose ushobora kuba urimo cyangwa se ukabaza kuri Beneri ukababaza uti ndashaka kugura muri bond amafaranga yose ufite n'ibihumbi 10,500 ushiramwo kandi cyiza cya government bonds nyungu right now izo ngizo baratanga zisaba ziri hagati ya 10 na 15% amafaranga yose washiramo yakuramo anytime ariko ukaba kungukira so bigisurumva rako amafaranga ngomba kubuyagiyanye by the way amafaranga rwose ushyizemo government bond yushatse amafaranga yawe you cash out in less than 3 days baba baguhaye so urumva rero Ken mvuze vuba kuri icyo kintu so ahantu nk'aho hari amabanki menshi ashobora kuba afite icyo bita compte bloqué cyangwa savings account babaze percentage baguha ubushizemo actually bonds ntabwo ari government gusa hari na bonds z'amakampani z'amakampani zose utayizeye so nabona ngo ntuze ariko ngiye nk'ubu mfite ndashaka kuzagura nk'amabonds ya Bralirwa kugira ngo Bralirwa company ya Bralirwa za collapsing cyangwa ihombe ni ikibazo n'inyota z'abantu mufite so uvuga ngo those are things umuntu agomba kubatekereza cyo mvuze nicyo ngicyo so Kenny nibuze kuri icyo kintu kivuyeho abantu bashaka ko tuzaganira neza kuri bonds ukuntu zikora how you can invest tukatashingana gato no kuri Rwanda Stock Exchange tuzabikora ikindi kintu tubiganireho neza but yashize ahantu nk'aho ngaho buhoro muri bond cyangwa muri compte bloqué akagenda agwira and then ikindi cya kabiri mu Rwanda ushobora gukora n'igiki real estate mu Rwanda land mu Rwanda ni sawa ibibanza mu Rwanda sidirisi ni diri umuntu umuhanzi athlete ya buri 2 2 3 miliyoni 500 yo kugura kabanza hano aho ugira ngo yabike hahandi wavugaga muri bya bintu bidafite akamaro cyangwa se uyanywero yagira ikintu wibitse kuri zo tuntu buhoro hama amafaranga yawe yikuba ikibazo cyawe kizagenda kikuba and then amafaranga zaba menshi wakoresha ikintu cyangombwa akandi kana aba artists batajya batekereza aba star batandukanye aba athletes ni retirement kora ko family yabo na prime yabo bakiri batoya cyane ntibibaze ko umunsi umwe bazasaza kandi abantu bambere basaza nabi ariko reka nkubwize ukuri ntacyo bakora nanjye muri yamba rumva ntazasaza abantu bose batozo tuzasaza nese Kenny wowe ureba ubuntu ari usigaje kingusaza Kenny ariko reka babwize kuri coach mu 2025 baravuga nabi ubara ubwiye abantu bagira gusaza ejo ko anniversary yabo nashizeho ifoto muteruye abantu barumirirwa kuntu nkurusha imyaka 8 kubera umusaza already urashaje haze coach urambwira ngo udashaje uziko ari abantu bose barabona itoto mfite barimo barabibona toto nk'icyakasuku ufite toto nk'icyakasuku so Ken twatugeze ku byo bashoramo kuri land ni sawa it's nuza ya value ya saving a value akareka no gutekereza retirement right now pension plans uziko umuhanzi cyangwa umuasset ashobora gukora company mu izina rye akajya yicontributinga bigakora nka plan nka pension plan nka RCSS bizara program RSSB ariko nakakanu ejo muri mwambwiye kitwa ejo heza Kenny usonda abantu ejo heza umuhanzi cyangwa umuasset ni yakwikoreshereza ejo heza buhoro kandi akizigamira what do you think cyane urumva ejo heza ni programme nziza cyane urumva afite nuko hari ukuntu ibintu bya leta tujya tubyumva twakumva ari nka RSSB yakoze iryo tagazo ukagira muri politiki ndaga ibintu byose bari politiki bw'abantu yabari ibintu bifite akamaro rimwe na bimwe urumva gahunda y'ejo heza uko rimeze ufata amafaranga ushobora no contributing amafaranga makeya by the way so ugacontributinga ushiramo ayushoboye umva ushobora gushyiramo ibihumbi 10 20 cyangwa 30 buri kwezi urumva n'amafaranga ari manageable ushobora no gukora ku mushahara wari wose
hanyuma ukayatanga buri kwezi bikaba ari nk'ubwizigame. So we icyo kuri ejo heza bagukorera, RSSB igura izi bonds turimo turavuga, ikanashora amafaranga mu zindi business kugira ngo ubwizigame bwawe amafaranga ushira muri umva agenda yikuba. Kuko hari nk'ukuntu nigeze gukora math ati iyo bikoze nk'imyaka 30 kuva tuvuga nk'umuntu ufite nka 30 akageza nk'imyaka 60 ashyira mu bihumbi nka 30-25 bitewe nayo ushobora kubona buri kwezi. Ushobora kugeza imyaka 60 muri ya account yawe ya RSSB ufitemo imiliyoni zirenga 86. Icyo gihe cyo RSSB korayo iguhemba nayo buri kwezi kuko warizigamiye buri kwezi ikajya guhemba hafi 700-600 byawe byo kugira ngo ujye mu zabukuru. Icyo gihe rero guhaye amafaranga kugeza igihe Muremyi yakuhamagaye ukisubirira mu ijuru aho wavuye. So information zirambuye abantu bazivana hehe? Cyangwa se tuzatumira umuntu abisobanure neza, cyangwa yewe numva tuzatumira umuntu ushobora kubisobanura neza. Ako birizi bikora n'ikiganiro umuntu ajya kuri website akabireba neza, ariko biri kuri website nta hantu umuntu ushobora kugenda akabireba. Shakoca abantu barimo barareba hano n'abafana baye bashyizeho imiriro myinshi ngo ndashaje, ariko harimo n'abanjye nabo bavuze ati amazi all the way. Umwana afite itoto, amazi ni umuntu mwashizeho amazi ashira amazi nk'ijana. Coach umwana afite itoto, sinzi impamvu urimo uravuga ngo arashaje.